St. Hotel ni hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igikondo. Iyi hoteli iri haruguru gato y'Amazi ya kabiri ku gahanda ka mbere ibumoso bwawe, naho uturutse ruguru ahazwi nko kwa Rujugiro n'iburyo bwawe. St. ibafitiye amafunguro meza cyane ateguranye isuku, ubuhanga ndetse n'uburyohe. Si ibyo gusa kuko St. ibafitiye ibyumba byiza cyane kandi ku biciro bitandukanye. Ni ibyumba bisa neza, biri ahantu hatuje kandi harangwa n'umutuzo. St. ibafitiye ibyumba guhera ku madolari 80 gusa, hakubiyemo na breakfast. Ibi ni ibyumba byiza cyane biri VIP utasanga ahantu ariho hose. Si ibyo gusa kuko ibafitiye n'ibindi byumba guhera ku madolari 50 ku ijoro harimo na breakfast. Ibi nabyo ni ibyumba byiza cyane kandi bisa neza. St. ntiyabibagiwe kuko ibafitiye bedrooms apartment ku madolari 800 gusa, hakubiyemo ibikoresho byose. Aha ni mu gihe kingana n'ukwezi. St. ni igisubizo kuri bose. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa gukora booking, hamagara nimero iri kuri screen yawe, baraguha serivisi nziza cyane. Makuru siko tajya uhinduka. Umuntu agira ka defo agira mpaka ashaje kigafite. Karibu. Urumeze neza? Ako surabona turi buganire gute nkubaza ukazamura ibintu. Ubwo niwe wampamagaye ngo urashaka ko duhura utuganire. None ndi kukubaza amakuru, ndi kubaza buri kintu cyose ukazamura amazuru. Akwakiriza ikize? Nta kintu kimwe cyashaka. Nagutumije ngo tuganire. Okay. Nanya ndahari mbwira. Meze neza. Azini fresh. Cyane. Ndabona umeze neza no munsi none. Igiye karakanyisha. Kari damanje. None. Ibintu yambwiye. Uza kuzana dosiye mu rugo ya Sine. Niba biri gushoboka waza kujyana. Aho gusa ukaza kwatwara ugiye muri pause. Wapi? Muri pause ndashaka kudomoka mukira tugomba kubona. Kuko none ndi mu ndasigaye. Hari ukuntu kare kanjyanye ndabyibagirwa kabisa. Bonyabura mutanda bareka mubwire. Nta kibazo, uzizanira zitwara n'ubutaboneka. Ntabwo mureka pe, umukiriya ndi ngiye kureba. Nta kibazo rwose ndabikora. Okay. Akazi kawe kameze neza. Fresh. Maze kumenye. Amform. Ndakubona. Bana. Fresh. Ni sawa cyane. Ndabona umeze neza. Telefone yawe ntukisona. Hello. Yes. Ndaje. Okay. Nanya ndahari mbwira. Icyo mbanje kukubwira nuko ibyo wakoze bizakugaruka. Sinakoze bizanga. Ako se Rwanda. Uramvugira ngo bizangaruka gute? Ngiye biriya byose mbifata nk'impanuka. Uri kubyumva? Yego ndabyemera. Bizangaruka mu ruhande rumwe cyangwa mu rundi. Ariko ngiye kugeza kuri uyu munota bifata nk'impanuka. Ntabwo ari impanuka. Byose bizakugaruka uzabibona. Ubu ni byo ngibyo byari kuvanye iwawe aho utuye uje kumbwira ngo byose bizangaruka. Cyane nagutumije nagira ngo tugirane n'ikiganiro. Nibitangaruka se? Bizakugaruka uzabibona. Ndakubaza nibitangaruka.
uzabibonamo ingaruka. ntabwo ari we Imana yanjye, ntabwo ari we ntezeho kubaho, urambwa ngo bizangaruka gute? Ibyo wakoze byose bizakugaruka. Ibimenyetso byose ndabifite, nabikusanya byose nkagushira hanze, isi ikakota. Asundi Yolanda, tuvugishije ukuri, iki cyo ushaka wowe? Uranyifuza wiki? Icyo nshaka urakizi, nutubahiriza inshingano yawe tuzahangana. Ese uriya mukobwa ko ari inshuti yawe kuki uri gutuma babara kuriya? Ntabwo ndi gutuma babara ko nagiye kumureba ngira ngo musobanurire yanga kunyumva. Uko kugezana n'ubu ngubu mva afite umushinya, afite ubona nyine afite umushinya mwinshi, waba bari ukagenda ukamusobanurira ibyo twarimo kugufungira imashini undi gucuruza si ikibazo. Wowe kubera ko rero yadusanganye wamufasha, ni n'inshuti yawe yakumva. Byawe n'uriya mukobwa rero sha sinzi pe mubikemure, urumva bitoroshye kanigendera ahubwo. Sha none uyu mukobwa none hararusenya kabisa, umva. Provipis? Sha. Yatani man. Mbese n'umunsi mbese mutishimye, mbese mufite stress, mbese gute? Ntuzi ko cyagiye duherukana, nkabwira ko nsigaje iminsi mike inama ihita ngenda. Yego ndabyibuka. Umukecuru yaranyengoshe. Kagira inkorora. Nubwo ko mama yashariye ko uri wageze mu Rwanda. Ntabwo arabimenya ahubwo ngaranye n'ibyatari. Sinzi ikintu nshakira. Urabyitwaramo gute rero n'umugabo? Havuze no munteje nabanje kugira ngo ari umuntu wamunteje ko niwe wenda nawe ndinanga. Ariko ntabyo azi. Ubwo niko ko ibintu bihurira. Yego. Kandi nifitiye flight kuwa gatatu. Nyine ubuza gahunda zo kugenda intara ziretse mvuga ni cyaki kwavuga cyarandaburije imiteni ikomereza birangire. Akabizi bro. Bigenze. Ngira inama umuntu musaza. Uzakanda ari gukora. Urabona iminsi umaze hano mu Rwanda. Wowe tugiye gukora amanyanga ntaze kumenya ko uri ko nashyitsi. Deja kano kandi tuvugana. Ugiye kujya mu rugo parking ibintu byawe byose. None njyewe ndaza guhamagara mama wawe. Mubwire ko ngiye kuza kugufata, ko mama agaye kujya kwiza mu Rwanda. Ngiye kuza gufata kuri airport kaza mu diaspora. Kandi hagari buze gushona ko wageze ino arahita atekereza ko ari bwukiza uvuye hanze. Urabyumva gute? Kanu kajyamana. Bro ako kanu kari kuko urumva ariko nibyo giye kuza nyine mani twabikora ntabwo ndi kumva nkaho ariko ngira nanga muhare mu rugo nipambye kwa kuri icyambere nta muntu wakubonye uri kumufinga muri Kigali nta n'umuntu wabimubwiye none se umva ibyo bitaza kurya atekereza ko ari gukiza n'indege biri gukunda mani twe turabasaza byo parking azastira ago turi gutinda ngo kano kandi tukivugana gutya wagenda parking imyenda yo mu rugo nangiye kumamagara mugiye ko ngiye kuza kugufata kuri airport.
Hello. Hello. Bro, someone. Ipo. Koma na sawa shishi kwitegura kujya mu rugo. Shagiye kureba umukecuru guys. Nahi. Haone murare zose ugiye kureba mu wawe. Umwana ugiye wawe. Yagiye mfatishije. Rombo hana ubwo sha. Mutina ukoze byataye. Yacuru kwavuga. Hamamaga nyamubwa ati ejo nzajya gufata ganza kuri airport. Ahubwo saa 9 tuzatubagezeho. Arabamba nubije kuri telefone na mushiki wawe ati rwose ni karibu bana bagiye yitegura ziravuga sinabari ko. Akabaza kumurana yimaze iminsi na. Yabaza kubivumbura ntago rero zakimba cyecu. No guprofitera mu kavuyo kabisa. Ewa nikudizera ejo nubwo komeza gutegura n'iki byose ejo saa 9 ko no gutsimbura no kugeza ku mukecuru. Gahunda ni yo ngiyo kabisa. Nanjye ntanoze. Banje ndanye mukunda shaka kujya kwikora katize gatoya. Gukomeza gutegura ngiye kwikora tize nanjye rero. Cyangwa nusoza ushobora no kunjoyininga tukajyana ushobora kaje. So ntari rero bo witegura. Karanye ufata imyenda sport. Mwari mumeze neza. Yeah, nameze neza. Ari sorry. Iki cyo kuma. Urakoze cyane. Meze neza. Uretse muhatira. Atse muhatira mu hano akantu kameze neza. Oya, nabonye inzoga. Nabonye inzoga. Gusa urakoze. For real? Yego. Ntabwo nawe iki cyo kuma. Oya, ntwigore nta kibazo. Ahubwo nitwa Princess. Witwa? Nitwa Princess. Nkorana na muzehe papa. Narinje kumureba hari dokamana nimuzaniye. Yaba hari? Papa yagiye kare mu gitondo. Gusa yenda sinzi ashobora kugaruka aho. Ariko se tutarajya mu bya madokima ya muzehe. Urumbwe ko yitwa? Nitwa Princess. Ahubwo se witwa nde? Uri Princess koko. Uko narebye ukuntu uteye ukuntu umeze. To be honest. Uri mwiza cyane. Merci beaucoup. Njyewe izina ryanjye. Nitwa Lavi. Lavi? Subira. Lavi. Bavuga ko rero Lavi. Jesetse cyane ariko Lavi. Seka neza ahubwo wowe cyane. Ko numva ibintu byanjye byose byabaye byiza. Nese kundakoza gukomeza niciri nyine nta kintu ufite cyo kumva. Ishobora nyihanganira. Waretse ngo wabayine. No, Lavi ntabwo mwinzoga ikindi kandi ndi n'umukazi. No. Ntabwo mu mategeko yacu y'akazi tugomba Nese wayine ni inzoga. Yego. Nisindisha se? Makareka. Iri marko. Oh yeah. None ku mukobwa ufite ibyiso binini nk'ibyo bya. Kumva kunywa kawe. Karakubita wayine cyangwa kamusikado. Kaba keza cyane. Oya, ibintu by'inzoga wapi. Byaranze. Okay, muzehe se mwavuganye? Ya muzehe niyo mu gitondo ko ngomba kumuzanira ahubwo ntabwo ntekerezaga ko adahari. Ukamuhamagara no. Agiye ngo muderanje. Reka basi mbe mutegereje iminota mike. Basanga ari mu nzira agiye kuza. That's good. Kuva wamenye rero ko tumutegereza. Nanjye hitamo akantu tuba tunywa. Amazi
Amazi. Amaki. Amazi. Tugiye guteka. Ntabwo ujya amazi. Amazi. Amazi ni ingirakamaro. Oya, amazi. Basi muganga se yakwandikiye. Si ngombwa ko yakwandikiye. Bamushyiriye hano nta kibazo. Akamverope kaba gakingiriza ubwiza bwawe ntabwo umuntu aba kureba neza. Akora vibaye. Oui, Mama Ganza. Yego n'amahoro. Ya. Iwi Ganza twavuganye ahubwo yambwiye ko azashyika ejo saa 9 kuri airport. Oya ntugire ikibazo. Twavuganye ko nzajya kumutora kuri airport. Yego. Oya nta kibazo. Oya ugire impungenge nzamugeza mu rugo. Yego. Oui, sawa mama. Sawa sante. Ejo saa 9 tuzaba tubagezeho. Yego, merci. Mwana ndabona akazi kakumereye nabi. Mama waje byarura ntanze. Aho guma amazi ngufashe. Oya mama. Bukeye. Ako se mama. Wishimye. Peter yambwiye yuko musaza wawe ejo azaza. Ganza? Twavuganye. Twavuganye. Peter yambwiye yuko azaza musaza wawe. Batambwiye azambona. Gura amatwi pe mbega umuhungu. Ahubwo mwana we nimwe basirimu mufite. Mutegure ejo musaza azasange mwiteguye. Ibyo bindekere. Ndaje mbwire princess ejo azamfashe rwose ibintu byabize neza cyane. Ntugire ikibazo rwose. Nabyo byo. Nabishoje cyane utungutu gusa. Mwana nanjye ngiye kuruhuka ndananiwe. Sawa mama, sawa ko ndumva ndishimye. Ganze ejo azaza. Man urakoze nari mukumbuye cyane we. Zamuhobera usabanza ni ikiko ariko buretse gatoya amuvugisha. That's mad, you. Dad? No. David. Dad. No, hamagara imodoka. Hamagara ambulance. Dad. Mana nimero ya ambulance ko ntayizi ko. No. Hamagara ambulance. Nabuze nimero David ndahamagariye. Ndabigenza gute? Ayike muhamagara. Mana yanjye uhamagara. David na nimero ya ambulance. Hamagara. Nabuze nimero. Sina sijui maneno.
St Augustine Hotel ni hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igikondo. Iyi hoteli iri haruguru gato y'amahezi ya kabiri ku gahanda ka mbere ibumoso bwawe, naho uturutse ruguru ahazwi nko kwa Rujugiro n'iburyo bwawe. St Augustine ibafitiye amafunguro meza cyane ateguranye isuku, ubuhanga ndetse n'uburyohe. Si ibyo gusa kuko St Augustine ibafitiye ibyumba byiza cyane kandi ku biciro bitandukanye. Ni ibyumba bisa neza, biri ahantu hatuje kandi harangwa n'umutuzo. St Augustine ibafitiye ibyumba guhera ku madolari 80 gusa, hakubiyemo na breakfast. Ibi ni ibyumba byiza cyane biri VIP utasanga ahantu ariho hose. Si ibyo gusa kuko ibafitiye n'ibindi byumba guhera ku madolari 50 ku ijoro harimo na breakfast. Ibi nabyo ni ibyumba byiza cyane kandi bisa neza. St Augustine ntiyabibagiwe kuko ibafitiye bedrooms apartment ku madolari 800 gusa, hakubiyemo ibikoresho byose. Aha ni mu gihe kingana n'ukwezi. St Augustine ni igisubizo kuri bose. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa gukora booking, hamagara nimero kuri screen yawe, baraguha serivisi nziza cyane.